ushaka ngo wamagire ubuzutse wasenze urashaka ubuzutse wasenze kugira amavuta. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Luka ibice 6:44 igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Bivuze ngo niba ushaka imbuto z'umutini ugomba gutera igiti ciki cy'umutini. Niba ushaka imbuto z'umugenge utere umugenge. Ariko niba ushaka imbuto z'umutini kuraje kuri soroma ku mugenge hari imbuto wateye. Imbuto ushaka abari utera. Amen. Nitugera mu ijuru Imana ntizombaza abantu banyanga ntabizi izambaza umuntu umwe ntakunze. Ntabwo ntazotanga raporo y'abantu batankunda. Nyitange raporo sinzi impamvu banyanga. Ariko raporo nzotanga Yesu azambaza ngo se kweri kutakunza abantu mbabwiza ukuri nukunda abantu bazagukunda. Amen. Za filime zo mu Rwanda babita Kanyombya yagiye mu bukwe agiye hantu ashikararira akaza avuga ngo no musaza barabanye. Umuntu bari begeranye ambwa ati ntabwo hafuye umusaza. Araceceka arangira mu kanyararira barikuye umusore twarabanye ati nta musore wapfuye. Ashira umwanya ati uyu mukecuru agiye uruki ati hafuye umwana ati yarazi umuntu wapfuye yarize gatata atazi umuntu wapfuye. None nanje mfite shida mugani wa Revera ninje muntu wagize inyota y'amakutano ariko ntazi teme. None muranyihanganira ariko hari izindi zari ziri mu mutima. Bavuga ngo amen. Amen. Abagalatiya 6:7 ko farasoma narangiza asubize dutira mikrofone turakomeza turimba karimba kavuga ngo yewe wa musozi muremure ubona wakora iki ababibabarira uzabona saruro wabyo. Amen. Bibiliya iravuze ngo Abagalatiya 6:7 6:7 Timuyobe ikintu cyo kuyoba ni mugikuremo. Imana ntinagurizwa izuba. Iyi Imana twakurikiye kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Amen. Ibyo azasarura. Amen. Yewe wa musozi muremure we bukeye. Musozi muremure ubona wakoriki imbere ya Zerubabeli uzamuka hasi larandeza. Yewe wa musozi muremure ubona wakoriki imbere ya Zerubabeli uzamuka. Kozamurika twango haleluya. Umubiri urarushe ariko tuzagenda dufatikanya namwe ko tugenda tunezerwa niko umuruzi ugenda ushira twongera twumva tugeze mu icumba ariko byibuze hano zagerageza dufatikanye twishimiye kugera muri notoro rya Karumeli Church. Shumba mukuru nabo mukorana duhaye agaciro kudutekereza ko twaba dufite izindi gahunda twari kuzikora tugataha ariko mugambirira mwifuza ko ari byiza duca hano ku ijimbo gani tukahareba tukabasura iminsi 3 tugataramana tukunguka namwe mukunguka. Imana ibaho umugisha tubiye agaciro cyane nkuko yabivuze bazaga kera ndi umwana nkaba ndaho mu rugo nagura inkweto amasokisi umva biranejeje cyane byari byiza ko nabonaga abantu bakorera Imana bafite icyubahiro kabisa nabonaga babikwiriye. Rero uri ari mu bagabo nakagombye kuba ngera hano kenshi kubera ko mu Bujumbura niwe narinzi kera n'abandi bakeya kubera kugera imuhira. Nishimiye itorero ryose muri rusange duha agaciro abantu bagiye bakomeza kujyana natwe iminsi n'icumweru n'umunsi umwe
iminsi 8 ntabwo ari mikeya abantu batonda buri mugoroba ibyo ngibyo tubiha agaciro abantu b'abagabo ba intellectuel abamama bibashye miryango Imana ibaho umugisha turashimira Kofi mu itorero rya KADP ryatwakirera Imana ibaho umugisha Kofi yakoze ira connection arakutuvugisha aratwakira agendana natwe iminsi yose gahunda ziwe zimwe na zimwe zirapfa Kofi Imana ibaho umugisha tubiha agaciro cyane papa ntacyo twakwitura nabonye uri kubwira nimba ari mushiki wambabazi nimba ari iki niwe uri kuvuga ngo ntiyakubabarire nako tugusabe tumusabe imbabazi kabisa nitwe twanze kuko umushitsi kudutumira akadusiga no kutumara amavuta mwuko abamubona ko twatinze cyane tibaraje kufara bakira ruhara basiga kugira ngo rero amavuta yacu adashira gumane nuko turi kumwe na Kofi niyo mpamvu tuzotuzana hano hose kugeza dutashe agaciro yumve Pastor Noah numugisha kubana nawe no muri ve turi kumwe hanyuma Pastor Byishimo aba Pastor Mutebutsi abandi bakozi b'Imana basaza bari hano numugisha kubana namwe hanyuma shimira dutira kenda muserereza ngo ni igikoresho cyiza gifite nyiraca akamaro ikindi gikoresho cy'Imana kabisa Imana ngumugisha mama mwiza hoba impamvu zo gutanga ibitenge muramutse ni mufatwa muzomuhe byinshi bamuhe byinshi kabisa kugira ngo nahagera njewega umugore amaze nko kumenyera ariko umugore wahagurutse akahitaza wenyine agasigira umugabo agasiga abana akagira gute mwamwiteho cyane abantu bari hano baratuje cyane mumeze mute mumeze neza none uzikiri cyaki ducanga se suko tutamenyera abantu bameze nkama nukuntu revero wanyari busoka naho mwego mumeze nk'abaturika none ni hano musenge baza bategera none ko turabahuzaga na revero wanyu ntibihuri ko ariko mukoze igitangaza ababiba tuzabona umusaruro wabyo niduturiba tuzaneze tubonye ibyo twabize iriya teme nibakomeza kwisoma kandi umutima wambwiye ngo sinyitekereze ngiye umutima umbwira kubera ko batari bambwiye teme umutima wamubwira ngo tuzoganire namwe hejuru gukomeza gukorera Imana Amen simpinduye teme nibiza na amahoro ariko nukubera ko iyo babimbwira nari kubitegura ko sinabiteguye noneho uyu munsi ndashaka kubabwira amahame narindwi ndavuga nka 2 cyangwa 3 kubera ko nta mpamvu yo gutinda dufite veye nishaka imvuga 2 nicare mu minota 20 cyangwa ingahe ndangiza ninjoro nze gukomeza yandika hangahe ariko mbabwira amahame arindwi yo kubiba ubundi hari ibintu biba mu ijuru akaba n'ibindi biba mu isi mu ijuru ta amahame yo mu ijuru nuko nta bintu byo gushaka biriyo abantu bafite gahunda yo gushaka nimushake hakiri kare muri uruhande Faustin yumve abantu bafite gahunda yo gushaka iyo principe iryo hame mu ijuru ntari hari byo kwa wenda ngo umuntu yo kwitwara neza ngo agere mu ijuru akazokora ubukwe nta bihari abantu bafite gahunda yo gushaka nibashake hakiri kare iyo principe mu ijuru ntihari mu isi principe iruta izindi bagukangura akakubwira saa 8 za nijoro saa 9 bakavuga ngo ihame rikomeye kuruta yandi turi mu isi ihame ry'Imana rikomeye kuruta yandi turi mu isi niri ica umuntu abiba nca zasarura niryo hame rikomeye kuri umuntu azasoma gutya azaje ku ishuri agasoma bakamwigisha yavamo gutya akamavamo azi igifaransa umuntu azayanga ishuri gutya yanga ishuri bamubwira igifaransa kikamuyobera umuntu azasoma ijambo ry'Imana karisoma gutya karabiba gusoma agasarura kumenya ijambo wanga gusoma ugasarura kutarimenya tumwe n'ibintu bazababesha ngo baje nyuma n'abaje kare ngo tuzohembwa kimwe ubwo ni ubugingo buhoraho ariko mu kumenya ntabwo ari cyo kimwe abantu bari buze ninjoro n'abantu baje ubunyine kare namwe mwoba muri ibifu nimba nganira mukanganya ubwenge n'abaje kare namwe mwa mufite shida kuko icambere nimvuga bitatu ndahera ku cya 4 ngeza ku cya 5
bitatu barabikura hehe bataje uretse gusa kuja mu ijuru ariko muri bino gusa ubusumbane tuzobugirira kuzogeza tugeze mu ijuru kuberiki ico umuntu abiba nico azagira gute Azasarura. Aidane sana. Imana ntinegurizwa izuru timutekereze ngo Imana ngo harukundi kuntu muzotinya Imana umuntu azafata isumu gutya sumu yapanya yayisoma gutya Imana ikamureka kandi hari kuberiki washatse gusomaho izikureka umutazaba ngo ntasenga Imana ikareka kandi hari tawe zifaza isengesha ku mbaraga oya hoya hoya ihame rya mbere bwana sasifiwe Bwana sifiwe. rya mbere nuko imbuto umuntu abiba niyaza asarura ufite inzara y'ibishimbo nabihinge nibyo uzorya ufite inzara y'ibigori otera ubunyine Tera. tera ufite inzara y'inyama Niyorore. Befera dufite ikibazo cy'abantu barimo gushaka bako ngukwereka abantu batankunda iyo mbuto warayihinze mbere ko ushaka kwisarura hari iyo wahinze iyo mbuto yo gukundwa urashaka kwisarura warayihinze mwavuga ngo amen none abantu barimo gushaka ngo bamagira ubuzutse wasenze urashaka ubuzutse wasenze Kugira amavuta. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Luka ibice 6:44 igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge bivuze ngo niba ushaka imbuto z'umutini ugomba gutera igiti ciki cy'umutini niba ushaka imbuto z'umugenge utere umugenge ariko niba ushaka imbuto z'umutini kuraje kuri soroma ku mugenge hari imbuto wateye imbuto ushaka abari utera nitugera mu ijuru Imana ntizombaza abantu banyanga tabizi izambaza umuntu umwe ntakunze ntabwo ntazotanga raporo y'abantu batankunda nyitange raporo sinzi impamvu banyanga ariko raporo nzotanga Yesu azambaza ngo se kweri kutakunza abantu mbabwiza ukuri nukunda abantu bazagukunda nugira neza uzobona abantu bakugirira neza Amen. nusoma ijambo ry'Imana uzorimenya nutarisoma ntuzorimenya batangira ngo gusengera bagusengera iki hari umwana umwe wambajije mu kanya ngo kwereka abantu bo hanze baturusha imigisha turabarusha agakiza ako bakaturusha ama principe mbara turabarusha agakiza ariko baturusha amahame umukarumeri wavuye hano muzamwishiza $100 akazibura ariko umusinzi wavuye hano aza abasinzi bose yasize muri Bujumbura kubagurira yo baha $200 bakanywa kuri bonane Tanga nshura naranyibagiwe akontanga nshura. mwavuga ngo amen ese turi kumwe Cyane. nakoze ubukwe burangiye ndeba mbona mfite udukoti tubiri umutima urambwira ati nigute umuntu yokutunga amakoti menshi umutima urambwira ngo umutima wo gutunga amakoti menshi itanga yangaya abiri fata rimwe ndiha umupastori fata irindi ndehereza umuhungu w'umunyankoro uzubwiriza ku muhanda nawe ati nkugabiye ikoti namasigara gutyo umugore arambwira ati none ko wasigaye gutyo byagenze gute ati ni kuri abaza barema kuri naremye isoko ni kuri naremye isoko y'amakoti kuva icogeye kugeza none sindagura ikoti kumba bwije ukuri ako muzombona nakose nako bangabiye hari wabonye ifoto nambaye ikoti bararingabiye umuntu azamambara amahuzi 10 agashira ibitenge 10-30 bigashira hanyuma ukamutegereza umunsi bizoshira gutyo uzobura umuntu guha igitenge utangira amazimwe ngo abantu barakwanze ntibakwanze igihe wabyambaye bari bahari hari abandi bari bambaye ubusa kubera ko utabivye ibitenge ejo bundi nabwiye umugore yarambwiye ngo sugiye Bukavu ngo habe ibitenge byiza nguzonzanire siperi nta mafaranga otanga siperi no kwamaje mwivuga butumwa amafaranga yivuga butumwa na siperi na inzu nta mafaranga mfite namwe atitanga ibitenge nimushaka siperi arambwira ngo saratanga bingahe tanga byinshi wamutanga byinshi cyane byinshi nyine atanga ibitenge 10 umugabo utanga ibitenge 10 umusinzira Kobwa musinzira. ababibabarira igitaramo cyama kirangira ngo ba
igitaramo carangiye amayitokeza umwana w'umukobwa umwe ngo iwe mumurangije igitaramo ngo ari kintu nifite ku mutima ngo igitaramo kirangiye niki wari ufite ngo nimvuga ngo abagore batatu ngo baze hano ngo tugure mu ka Felix Siperi aho ukambwira ngo nimpuye mwatugiriye tampuye bari bangire no ku mugore wanje yatanze bitenge 10 mwavuga ngo eme nuse muzamubona Imana ari igifu nimba uzutera ibishimbo ukamubwira abana ngo mwitonde muzobirya mu kwa gatanu Imana ni igifu yo kuza mwivuga butumwa hanga kubera ngo dufite ubwabo bwanyu ngo duhitike cyangwa ntimuyiduhe gutese twebwe twabibye kuza Imana izadugirira neza wenda mutaza no kutuha n'ibintu byinshi mukasanka bagenge nko kudukanga hoya tumeze neza turatekanye kuko dufite ico twabibye kwereka mutabitwohereje mu rugo tutaje ni principe nimba utayizi bazogusengera urinde upfa utabonye ico ngico ushaka ahubwo ugabanya amahombi ukabiba uzosarura nusenga uzosarura ubuzutse uzogira amavuta nusoma uzomenya ijambo nukunda abantu bazogukunda niwangana bazokwanga bazoza byarabwaguye bakwange nyakukwanga uzabanga umuntu umwe kwanga abantu 10 ihame rya kabiri muvuga ngo amen ihame rya kabiri umuntu agena umusaruro atarahinga umuntu azawugena atarahinga nukuvuga ngo umuntu yovuga ngo agiye guhinga kano gakaro kamwe akangaka kangana gutya ngo niho ugiye gutera ibigori no kwamambwa ngo ibigori ugiye gutera mono hazeramo ibigori 5 muzobirya ijoro rimwe ariko usanga umuntu ari guhinga umurimo ungana gutya wamubwira ati urarusha ariko muzorya umwaka wose umusaruro umuntu azawugena atarahinga Mvukuntu byanditswe bivuga ibyanditswe byavuze mu Bakorinto ibice 2:9 ibice Bakorinto ba 2:9 ariko ndavuga ibi ngo ubiba nkeya azasarura ubiba nyinshi azasarura aho none ohinga kantu kangana gutya ukaja mu mahombe ngo urashaka kweza ibintu byinshi tibizokunda wahinze gatoya ayo mahombe yareke wongera ufate isuka urukundo ntirwashize kubera ko twarutanze twarushize kubera ko twarwimanye imbabazi ntizabaye zikeya kubera ko ngo wari wabariye abantu benshi ngo ziragushirana iyo ukomeje kubabarira abantu nibwo uzuzibona ukomeza mugitekeza ngo amafaranga yawe yagushize kubera ko wayatanze gapapa yatanze 1,000 ngo ngahe ngo nimfega ngo ngahifa atanze ngo nari mpane n'ijana twakora fundraising 1,000 ngo none kugitanga ngo ngaho faga noneho ukuse ngo mbayike none nico kibazo dufite n'abantu arimo gusoma agapaje kamwe kwa gatandatu akamabona ku cyumweru baramuryamiye yo kwigisha nawe ayi wewe wafashe ukwezi kumwe usoma Bibiliya kuzigisha ahantu henshi hatandukanye agapaje kamwe warusomye kera bamagutumira mu giterane oya wabibize nkeya bagutore ninjoro hari abagore batatu baje hari abagore batatu baje turatasha abagore 5 Kazi za roho zibarikiwe, kazi za roho daima. Mimi na barikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Ico kintu uri mu gukora uzogisarura. Nimba ari ciza komeza, nimba ari kibi so niba nshaka bareke kwirirwa bagusengera uzogisarura cyane uzogisarura muzamwira ngo imvura ishinzwe iki iyo bavuze ngo imvura yaguye no kumeza icyo wateye muzotinye imvura izinyagira ibigori bikera ikanyagira ibishimbo bikera neza inyagira urumogi rukera irya mvura izimeze ibishimbo n'izimeze urumogi kandi urumogi leta yari ruhiga kubera iki imvura ishinzwe gusa kumeza ico wateye bivuze iki bivuze ngo nubona Yesu yo kurinda ngo mu gitondo ukora ubugome Yesu yo kwamba kurinda neza ngo mu gitondo wongera ukora ubundi bugome yo kongera imyaka yo kurama ngo wongera ukora ubundi bugome ariko ako sico yarakurindiye yarakurinze ngo ukora ibyiza
ariko we bwakeye ubona uwo Yesu kuba yakurize ntaco bivuze ukora kandi kantu kabi. Icya gatatu nsoze nindangiza nicare turaganira ibindi muri veye. Igihe cyo kubibatsi cyo gihe cyo gusarura. Pastor uzamuhura n'umuntu afite icondo kigera hano, afite isuka, afite umuruho, nta musaruro afite. Ariko bwaca mu gitondo mugahura nawe yambaye neza, afite costume, abakozi babasarura. Igihe cyo kubibatsi cyo gihe cyo gute? Cyo gusarura. Si cyo gihe cyo gusarura. Niyo abantu Imana ihamagaye bose ikabahamagara mukuri no mu mwuka. Tizibahemba. Izibahemba nyuma, izibatangizanya basuzuguritse, bagatangira ngo ntirizokomera, ntaho hazogera, agatera intambwe bikazosoza imuhembye imuhaye n'icubahiro. Abantu bose Satani yahamagaye, izibahemba batarakora. Izabibahemba rugikubita gutya kugira ngo ibashuke ibinjize mu kazi. Niba mara kwinjira mu kazi neza, izo bambura ibyo yahembye inabasebye. Ibihembo by'Imana bizabiza nyuma n'icubahiro. Ibihembo bya Satani umuntu azabitangizanya, Satani kazobikwaka ikanagusebya. Bibiliya iravuze muri Matayo 13:8 ngo izindi zigwa mu butaka bwiza. Zeriki zera imbuto nyinshi. Ariko munsi yasaze ibiba yazagira ngo ntaco yakoze. Yatahanye umuruho gusa n'isuka. Yamenye ko yabibye neza, umunsi wo gusarura azagaruka adafite wa muruho, adafite na cacondo. Yaje gusa igihe cyo kubesa cyo gihe cyo gusarura. Mwakira ijambo ry'Imana turazakomeza. Ariko Felix araducanze. Arangije vuba. Ngwino usenge biri.